Yesu Kristo ashimwe. Uyu munsi ni umunsi wa 212 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turasoma igitabo cy'umuhanuzi Yona. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yona igice cya mbere. Yona yanga gutumwa, umuyaga ugakubira mu nyanja. Ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yona mwene Amitayi, riramubwira riti: haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini, uwuburire kuko ibyaha byabo birundanije bikagera imbere yanjye. Ariko Yona arahaguruka ngo acikire i Tarushishi ahunga Uwiteka. Amanukana i Yopa, abona inkuge ijya i Tarushishi, maze atanga ihoro, ajya mu nkuge ngo ajyane n'abandi i Tarushishi ahunga Uwiteka. Maze Uwiteka yohereza umuyaga mwinshi mu nyanja haba ishuheri ikomeye, inkuge yenda kumeneka. Abasare baterwa n'ubwoba, umuntu wese atakambira ikigirwamana cye. Ibintu bari batwaye mu nkuge babijugunya mu nyanja ngo boroshye inkuge. Ariko Yona we yari mu nkuge hasi cyane, aryamye yisinziriye. Nuko umutware w'inkuge aza aho ari, aramubaza ati: wabaye ute, wa munyabitotsi we? Byuka utakira Imana yawe, ahari Imana yawe yatwibuka ntiturimbuke. Bose baravugana bati: nimuze dufinde tumenye utumye dutezwa ibi byago. Nuko barafindura, ubufindo bwerekana Yona. Baherako baramubaza bati: ukora murimo ki? Uraturuka he? Uri uwo mu kihe gihugu? Uri bwoko ki? Arabasubiza ati: ndi Umuheburayo, nubaha Uwiteka Imana yo mu ijuru, yaremye inyanja n'ubutaka. Maze abantu bafatwa n'ubwoba bwinshi, baramubaza bati: ibyo ukoze ibi ni ibiki? Kuko abo bagabo bari bamenye ko ahunze Uwiteka, kuko yari abibabwiye. Baramubaza bati: tugire dute ngo inyanja iduturize? Kuko inyanja yiyongeranyaga kwihinduriza. Yona amirwa n'urufi. Arabasubiza ati: nimunterure munjugunye mu nyanja, nayo irabaturiza, kuko nzi yuko iyi shuheri yabateye ari njye ibahora. Ariko abo bagabo baragashya cyane ngo basubire hakurya imusozi, ariko ntibabibasha, kuko inyanja yiyongeranyaga izikuka ikababuza. Nicyo cyatumye batakira Uwiteka, bakavuga bati: turakwinginze Uwiteka, turakwinginze, twe kurimbuka tuzira ubugingo bw'uyu muntu, kandi ntudushyire mu rubanza rw'amaraso y'udacumuye, kuko ari wowe Uwiteka ukoze icyo ushaka. Nuko baterura Yona bamujugunya mu nyanja, inyanja iratuza. Maze abo bagabo baherako batinya Uwiteka cyane, bamutambira igitambo, bahiga imihigo. Yona ibice bibiri. Uwiteka ategeka urufi runini rumira Yona. Maze Yona amara mu nda y'urufi iminsi 3 n'amajoro 3. Yona asengera mu nda y'urufi. Maze Yona asengera Uwiteka Imana ye mu nda y'urufi ati: nagize ibyago ntakiri Uwiteka aransubiza. Nahamagariye mu nda y'ikuzimu, wumva ijwi ryanjye. Kuko wanjugunye imuhengeri mu nyanja, umwuzure warangose, ibigogo byawe n'imiraba byawe byose byarandengeye. Ndavuga nti: ciwe imbere yawe. Ariko nzongera kureba urusengero rwawe rwera. Amazi yarantwikiriye angera ku bugingo, imuhengeri harangose. Urwuya rwanyizingiye mu mutwe, ndamanuka njya mu mizi y'umusozi. Isi n'ibihindizo byayo binkingira ibihe byose. Ariko unkurira ubugingo muri rwa rwobo, Uwiteka Mana yanjye. Ubwo umutima wanjye wiheberaga mu nda wibutse Uwiteka, nibutse Uwiteka, no gusenga kwanjye kwakugezeho mu rusengero rwawe rwera. Aberekeza umutima ku bitagira umumaro by'ibinyoma, baba bimuye ubababarira. Ariko njyeweho nzagutambira igitambo n'ijwi ry'ishimwe, kandi nzahigura umuhigo wanjye, agakiza gaturuka ku Uwiteka. Nuko Uwiteka ategeka urufi ruruka Yona imusozi. Yona ibice 3. Yona yongera gutumwa i Nineve. Maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yona ubwa kabiri, riramubwira riti: haguruka ujye i Nineve, wa murwa munini, uwuburire imiburo nzakubwira. Nuko Yona arahaguruka ajya i Nineve,
nk'uko Uwiteka yamutegetse. Kandi Nineve wari umurwa munini cyane, kuwuzenguruka rwari urugendo rw'iminsi 3. Yona atangira kujya mu mudugudu, agenda urugendo rw'umunsi umwe, ararangurura ati, hasigaye iminsi 40 Nineve akarimbuka. Maze ab'i Nineve bemera Imana, bamamaza itegeko ryo kwiyiriza ubusa, bose bakambara ibigunira, uhereye ku mukuru ukageza ku woroheje hanyuma y'abandi. Ijambo rigera ku mwami w'i Nineve, ahaguruka ku ntebe ye y'ubwami, yiyambura umwambaro we, yambara ibigunira, yicara mu ivu. Ategeka n'itegeko n'abatware be b'intebe, baryamamaza i Nineve bati, umuntu wese ye kugira icyo asogongeraho, kandi amatungo n'amashyo n'imikumbi bye kurisha, kandi bye kunywa amazi. Ahubwo abantu n'amatungo byose byambara ibigunira, abantu batakambira Imana bakomeje, kandi bahindukire, umuntu wese areke inzira ye mbi, bareke n'urugomo bagira. Ntawe ubizi, ahari aho Imana yahindukira ikigarura, ikareka uburakari bw'inkazi yari ifite ntiturimbuke. Imana ibonye imirimo yabo, uko bahindukiye bakareka inzira yabo mbi, irigarura, ireka ibyago yari yabageneye ntiyabibateza. Yona ibice 4. Yona arakazwa nuko Imana ibabariye i Nineve, ariko ibyo bibabaza Yona cyane, ararakara. Asenga Uwiteka ati, Uwiteka, si icyo navugaga nkiri iwacu? Nicyo cyatumye nshoka mpungira i Tarushishi, kuko namenye kuri Imana igira ubuntu n'imbabazi, itinda kurakara, ifite kugira neza kwinshi, kandi yibuza kugira nabi. None rero Uwiteka ndakwinginze unyice, kuko gupfa bindutiye kubaho. Uwiteka aramubaza ati, ubwo urakaye, ubwo ukoze neza? Nuko Yona asohoka mu murwa, yicara iruhande rwawo aherekeye iburasirazuba, aba ariho aca ingando, ayicaramo ari mu gicucu, ategereza kureba uko umurwa uzamera. Uwiteka Imana itegeka uruyuzi rumera aho Yona yari ari ngo rumutwikire, rumubere igicucu ku mutwe, rumukize umubabaro yari afite. Maze Yona ararunezererwa cyane. Bukeye bwaho Imana itegeka inanda, irya urwo ruyuzi bucya rwarabye. Maze izuba rivuye Uwiteka ategeka umuyaga wotsa w'iburasirazuba. Izuba ryica Yona mu mutwe, bituma yiheba, yisabira gupfa. Aravuga ati, gupfa bindutiye kubaho. Uwiteka aramubaza ati, ukoze neza ubwo urakajwe nuko uruyuzi rwumye? Aramusubiza ati, nkoze neza kurakara, ndetse byatuma niyahura. Uwiteka aramubaza ati, ubabajwe n'uruyuzi utihingiye kandi utamejeje? Uruyuzi rwameze ijoro rimwe, murindi rukuma? Njyewe se sinari nkwiriye kubabazwa n'i Nineve, uwo murwa munini, urimo abantu 1,000 n'inzovu 2 basaga, batazi gutandukanya indyo n'imoso, hakabamo n'amatungo menshi. Imana ibaha umugisha. Dushoje igitabo cya Yona, tuzagicamo mu ncamake. Tuzakomeza rero ejo dusoma igitabo cy'umuhanuzi Mika. Mugire umunsi mwiza kandi mugire weekend nziza. Ndabakunda mu izina rya Yesu.